ndabasuhuje kandi mbifurije bibyizanye nitwa Kimana Ernest. Yitwaye Hawo TV turi kuwa gatandatu ni weekend amakuru yagiye acaracara. No turibanda muri iyi minsi nka 15 ishize ni inkuru yagaragaye ku binyamakuru bitandukanye. Muri groupe scolaire ya Gaseke ibyumba bitatu byarafunzwe. Nta kindi cyabitewe nuko abana barimo biga bahita babona inzoka twakwita ko ari inzoka nini cyane. Ihaje ariko amambere bari babanje kubona imegeri zari zameze mu ishuri abantu bitabaza amazi barahamena imegeri zirarigita. Hashize iminsi nyine cyateye imegeri kiba kiraje abana bo mu byumba bitatu babona inzoka bahita basohoka mu ishuri. Ubuyobozi bwemeza ko hagomba gufungwa ntagire umwana uzongera kwigirwamo. Urebe hirya no hino hakinyishijwe n'inzugi zishaje cyane. Mwimbere ubona harimo ari amashuri asubirije, no kuvuga ngo nahantu hagiye habomoka y'icyondo bakongera bagasubiriza amatafari nayo hanze. Urebye ni mu mwaka wa 4 kuri groupe scolaire Gaseke mu murenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi. Abarimo bavuga ko bibagoye guhora bigisha abana ari benshi cyane bacucitse. Cyakori ikigaragara nuko ari ikigo twavuga ko gishaje. Nibyo kuko amashuri arafunze kubera ikibazo cy'inzoka. Inyuma y'inzoka iri mu ishuri twagiye kubona tubona nyine dusanga mu ishuri hambomotse, ariko habanje kuzamukamo inzoka. Abana nyine barihinda mu ishuri, birangiye turebye nyine tubona ya myobo tugerageza gusukamo amazi ashyushye. Peteri twaramubwiye atubwiye ati musukemo amazi ashyushye, tuyisukamo ariko nyine aho dusutse amazi bwacya bigatoborera ahandi. Ubwo byaje kurangira iyo myobo bigaragaye ko kuyifunga bidashoboka ko ari n'igihe nk'ejo bundi hari hajemo imegeri. Abana tugezemo dusanga harimo imegeri, tugerageza kongera gusukamo amazi ashyushye turahafunga. Dufunze rero nyuma yaho nubwo twabonye ko bidashoboka nyine ko abana bagomba kwigiramo, ariko nyuma yo gusurwa niho twagaragaje icyo kibazo. Batugira inama yo kuba twafunga cyane, ariko kubera ko nta bushobozi dufite n'ibura n'ishuri turi twabonye riranashaje, n'inyuma hose imyobo igenda ihingukayo. Twebwe tubona nta bushobozi, duhitamo guteranya abana bamwe tugenda duhuza amashuri ku buryo kugeza ubu ngubu twahuje ibyumba bigera muri 3. Bivuga ko ubu ngubu abana nta kibazo bari kwagisesenga amasomo ntacyo bitwaye. Abana bariga ariko mu ishuri ni benshi ubucucike. Murumva nyine na temutebo y'abarimu yagizweho ikibazo ku buryo bitubangamiye. Nyuma rero yuko icyo kibazo kibayeho abana mwaba mwarabahumurije gute? Ese hari ubu ikiganiro baba barahawe mwatubwira muri make uko byaba bimeze? Abana twarabaganirije tubabwira ko nta byacitse, cyane ko nabo babona imbaraga dushyiramo tubitaho dufunguye imyobo. Tugiye no kubimura twababwiye ko nta byacitse, ko bigira mu mashuri, ko turi kubyitaho dufatanyije n'izindi nzego bikazagenda neza, tukazafungura ikibazo cyabonye igisubizo. Nitwa Ndihokubwimana Jeremy, ndi umurezi hano ku ishuri rya Gaseke, ariko nkaba nshinzwe gukurikirana n'ibikorwa by'imyitwarire y'abanyeshuri. Okay. Hari amakuru twumvise tuvuga ko hari ibyumba bitatu, avuga ko hari ibyumba bitatu by'amashuri byafunzwe. Ubwo mwatubwira muri make uko biteye, impamvu ifungwa ry'ayo mashuri? Ibyo byumba koko nyine byafunzwe. Umuyobozi wacu w'ishuri yadusabye ko tuba tubifunze uyu munsi, ariko hari amaze iminsi, ngira ngo nawe mwaza kumuvugisha, ariko hari amaze iminsi bigaragara ko harimo inzoka. Umwana twavuye tuyasambura mu gitondo, tugeze hano abana bakingura amashuri nk'ibisanzwe, bageze mu muryango wari ukinguye bwa mbere abona inzoka mu ishuri. Ubwo rero guhita ko yikubita hasi, abana bo bagaruka biruka, tubakurikiye dusanga n'inzoka irimo, yari inzoka nini, yari dusanga ishuri ryose irimo bya bintu bajya bita ngo ni imegeri yari iciraguyemo. Kugira ngo ubwo twahise tubimenyesha umuyobozi nawe yari ahari mu gitondo, araza arareba
turabihumuriza abana, noneho dufata ahantu turahafunga. Bwa mbere twarahafunze dusaba umuzamu arahafunga, dufungiye tukumenamo n'amazi ashyushye mu mwobo tuvuga ko wenda biza gupfiramo. Hanyuma rero mu gitondo n'ubundi dusanga indi myobo ku ruhande yindi twafunze. Rebu nayo ibiraje. Rebu rero igeze hano, abakozi ko zibare bageze aha ngaha basanga ikibazo kirahari, barakireba babona nyine kuko iyo myobo y'inzoka. Hanyuma ubwo uwo munsi nabwo guverineri yahisaze nyakubahwa gavana nawe agera hano mubwira n'ibibazo ikigo gifite, hanyuma asaba ko ibyo byumba bishobora guhita byongera bikubakwa bigasanurwa. Nibwo rero mu gitondo diregiteri yadusabye kongera, murabona ko twashyizeho ko amashuri atakigishwirizwamo, ni ugukura kwakuyemo abana kugira ngo umutekano wabo urinzwe neza, kubera ko bigaragara ko ari inzoka nini irimo hasi kandi kitapfuye, kubera ko dufunga tugasanga n'ubundi hafungutse. Ubu abana bigiraga muri aya mashuri bari hehe? Abana bigiraga muri aya mashuri twabaye tubateranya, hanyuma nyine turacyashaka uburyo, dutegereje ko n'umuyobozi nyine aza akarushaho kunoza neza uko bakomeza kwiga amasomo yabo. Urakoze. Nyamara n'ubwo barimo bavuga ko ari inzoka yatumye basohoka, ari inzoka yatumye abana b'abanyeshuri babwira ati muve mu ishuri dore karabaye, ariko ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabuye bugira buti ntago ari inzoka yabiteye, babyamaganira kure bakavuga bati sibyo rwose, sibyo, ahubwo amashuri yarashaje. Bavuga ko na guverineri yaje kubasura n'amashami atandukanye ashinzwe uburezi, babwira bati abana mu bakoremo bitazateza impanuka ku by'inzoka. Umuyobozi w'uyu murenge yitwa Kimonyo ntago abyemera, arabihakana. Yo yitwa Hawo TV, reka tumwumve. Hari amakuru twumvise ko hari ibyumba 3 by'amashuri byo muri GS Gaseke byabifunze. Icyaba wenda cyabiteye kuba bifunze ni ikihe, mwadusobanurira? Icyaba cyabiteye ko bifunze ni ubugenzuzi bwakozwe, aho bwakozwe nyuma y'uruzinduko umuyobozi w'intara yagiriye muri kiriya kigo, ndetse n'abakozi b'ikigo gishinzwe uburezi REB bakoreye kuri kiriya kigo tariki 23 z'ukwa kabiri. Hari amakuru avuga ko ngo hari amakuru avuga ko ngo byaba ayo mashuri, ibyumba by'amashuri bifunze kubera ko abana baba barabonyemo inzoka. Ayo makuru hari aho yabahuriye n'ibivugwa? Ayo makuru ntayo tuzi. Icyo twaba tuzi ni uko kuba bifunze byavuye mu nama twagiriwe nyuma yo gusanga bigira mu byumba bishaje bitakijyanye n'icyerekezo kiriho. Tubona hari ibyumba 3 bishaje cyane bishobora gutera n'impanuka, biba ngombwa yuko aho kugira ngo abana bakomeze babyigiremo, ahubwo abana bavanwamo bagasaranganya mu bindi byumba bisanzwe bikoreshwa, nubwo ubucucike bukiri bwinshi. Ariko niyo nama twahaye ikigo kandi iyo raporo twayitanze no ku karere. Byumvikane ko cyakozwe ni ikigo cyashize mu bikorwa inama cyahawe. Okay, barateganyirizwa iki rero wenda mu rwego rwo gusanura ibyo byumba by'amashuri? Mu rwego rwo gusanura ibyo byumba by'amashuri, bifite ikibazo cy'ibyumba by'amashuri bishaje n'ahandi mu bindi bigo, ariko umwihariko wari urihera kuri groupe scolaire Gaseke ni uko ibyo byumba nyuma y'uko abana babyimuwemo, icyakozwe ni ukubakorera ubuvugizi kugira ngo bubakirwe ibindi byumba bishyashya, kuko bafite ubutaka, bafite ikibanza baherutse kugura kiri aho hafi y'ikigo. Tukaba twamenyesheje akarere ko badufasha hakaboneka ibindi byumba kugira ngo ikibazo cy'ibyumba bike biri hariya muri groupe scolaire Gaseke biboneke. Ibaruwa twarayitanze, raporo twarayitanze, kandi ku cyizere gihari ni uko umwaka w'imihigo uzatangira mu kwa 7 ikigo cya groupe scolaire Gaseke kizashyirwa mu bigo bizongerwaho ibyumba bishyashya. Muri byose avuze ko bari hafi gusanura aya mashuri, ariko aho ruzingiye nk'uko abantu babivuze mbere muri interview bagiranye n'umunyamakuru, bavuga ko ari inzoka zabiteye. Ubuyobozi bukavuga buti si inzoka ahubwo amashuri yarashaje. Ese ninde uri mukuri? Ese ninde ubeshya? Reka mbasabe gukora share ndetse na subscribe. Nitwa Kimana Ernest, iyo yitwaye Hawo TV. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda. Bye bye.